reka ngacapurize vuba. Mfite igikwe. Ariko nkawe kuki unyinjira mu nzu ntakariba? Ubwo si cyo nicyo kibazo cyangwa kuba warimutse ntumbwira nicyo kibazo. Gabanya amashagaga wa. None se mana unamusi ufite umwanya ngo mwere kantu tujyana wabyiboreye kuko wa gatandatu burigiyemo mfite umwanya wowe wakintu. Ufite umwanya? Ngiye mu bukwe. Kubwira ko ngiye mu bukwe. Ubwo se iyo ngingo wakintu. Nase mana ubundi aho hantu muri icyo gikwe ni mana. Ni ahantu ngiye kujya mu bukwe kandi abavumyi bawe abari benshi mana ahubwo ngewe ndi. Ahubwo mana wahetse nanjye tukajyana basi nanjye nkivumbira mana. Uyi kibazo muri karitsiye waramenyekanye nta muntu utazi kuvumba mana. Ase mana wembwe wevu ngewe navumye inshuro nyinshi. Ariko hose nagendaga ndi umuntu w'umusore sibyo? Wewe twumvikana tubara kugenda nihinduyemo ubundi muntu sibyo? Ubundi muntu nye tubara kugenda nigize umugore bamenya se? Nta kibazo uze ariko ntubwire Yoromide. Yoromide urabizi ko arye nk'imbwihi. Ari binago mubwira toyenda turi ahubwo se birabasangara. We duhure saa 8 igikorwa ki. Sawa reka njye kwitegura. Turi kumwe mana. Ariko ura mutipe tuvugane gahunda none wa muntu anyereze ngewe. Kandi njye sizongeye no kwizera abantu. Reba iminota magaza aha ngaha mutegereje. Ako ubundi ko nakugezeho ufite ikihe kibazo? Iko se kutangiye kuvuga nk'abagabo ntago uzi ko wahindutse umugore. Nari nibagiwe mana yawe. Nukuri noneho kiriya kirori turakivumba neza. Ahubwo se ko nibagiwe kuvumba wambwiye amategeko yayo. Umva rero ko kuvumba babyibise. Bugurutse tugiye kugenda turi inshuti ariko niba mfate cyawe bakagufata ntago turaba tukiri inshuti urumva kandi nugera ahantu ukabona igipozo urahita umbwira inze tugipoze nyine sibyo? Aha ngaho ngine tugenda. Mana uhanu ni hema ariko se kuri kugenda nk'abagabo wakigendesha ibintu by'inyine by'abagore kakabanya ibintu by'abagabo. Ariko mana kwigira umugore ngiye byanshatse ariko n'ubundi biriya byo ndabirya mana ntago byancika. Wewe waratumiwe cyangwa uri umuvumbi? Sundi se njye sindi mwene wowe wagize ikirori safi. Ngayinje. Nakumwe mukomeze. Kumara mwebwe mwambaye neza mugakabyo ubwo si muri abavumbi. Twe turi abavumbi wowe ntabwo turi abavumbi. Bose kwande no bambera mubone. Yendi iniga y'umupapa wahanga. Iniga. Ntakinje. Wewe madam wowe surindera. Ariko mana ubuse ubu uranyobewe wowe ugiye kunyiragageza akakanya. Urinde se ko nakuzi. Mama kamana yo hano hirya ntago umuzi. Bayo upfana iki nabo? Jewe nyine jewe ndi umubyarakazi nyine urumva harimo igiseko. Ngayinjira. Mwakoze kuba mwakitabira kino kirori cyacu cyo gutanga umukobwa wacu. Umukobwa wacu yarakuze cyane rwose yari yaraturumbiye ariko Imana ishimwe kuba tubonye umugabo n'icyubahiro cy'Imana. Mu Imana icyubahiro. Aho tukiri kuganira kaze batumiriza. Aba mu gikari muzana akantu tuwe tunywaho. Ahubwo nibyo ngibyo yego. Igihe bari kusana ibinywere hagira utera agakorasi turirimba hagira ujya imbere aduterera agakorasi
mubyeyi mu byubahiro byanyu haguruka udushyiremo agatuje. What? Mesima ndirimbe yi. Ese ubundi urabimbaza kiri ubundi wowe waba uririmba y'Imana wowe. Muhaguruke muturirimbe mubyeyi ni wowe turi kubwira. Patro, mundabura kagakapu. Ngaho duceke turirimbe ariko mu gihe ndi kuririmba namwe mujye mushyiramo amajwi yanyu kugira ngo tumere dushyuhe sibyo? Yesu akunda abana, Yesu akunda abana, Yesu akunda abana. Amen. 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 Ko mutagikiriza? Amen ngaho ajya kwicara. Ku karimbo tugesheho keza k'abana bacu bagiye gushyingiranwa. Mu gikoni byatunganye umuntu w'inkakuzi wumva agira vuba vuba nagenda abafashe tuzajya kubyo kunywa. Mu gikoni? Ngo bakeneye abaseriveri mana. Mu gikari murakenewe. Hagira uza mfashe. Nutugutu se. Umuntu araratwara nanywaho kamwe wenda nta kibazo. Mu gihe bari kutwakira haba hari undi watugezaho izindi ndirimbo. Genza karimbo. Ngaho mubyeyi karirimbe. Fanta ziraje ziraberewe. Dore fanta ziryoshye ntituzizane. Ngaho wagabanya iyo ndirimbo yawe. Ngoma bishyirana agatubutse n'ibishyira. Mwese ndizere ko mwabonye icyo kunywa. Se mugabo wowe wa mugabo kuri kutwagiriza. Iki niko cyabaye. Ukuri niko cyabaye mu cyihangane. Urabona ari wowe waje muri kino kirori wenyine. Reka iki kirori se kunywa ntabwo byemewe. Kunywa ntabwo ari gupakira kandi ubyibuke ko nta nkwererano waza. Kuba nta nkwererano se ubu ntabwo mwanumye. We uyu ngari mu mubare. Reka da ubu ni n'ubwa mbere ngenda namubonye. Wowe unywa nk'inzu ihiye wowe waje hano igare. Boss iva nakoze ubonye fanta mvanye hari. Ahubwo se tutuvide dushyire he? Utu ducupa ahubwo murebaho mu bibika bino byose. Ibigabo. Ariko nk'uyu mugabo ko. Kuri tuwarete ne patro. Nawe se ukazaje zose umaze Pasire kambate kuri tuwarete no. ujya kuzimena zose. We ni kuzira mu muri asa n'ishyamba cyane kutwiba irukange. Dimo. Dimo. Yababa gwe muzi wa mugore anyara ahagaze. What? Unyara uhagaze sha kandi kuri umugore. What? Ni umugabo. We emi uzinguye turamusigaye gwino mubika. Ariko iyi ni inkungu umugore ufite umusatsi uvaho. Kisi kigabura. Kumburi n'umugabo nawe ukunda kuvumba hano ruguru.
tuba twaburiye muri icyo kirori cya hano ruguru kwa Eric waje kuvumba bakagufata njyewe nta muntu ujya umvumbana